harimo ab'icumi, harimo aba 13, 15 kugarukiraho nibondi bakora umwuga w'uburaya. Nageze ubwo nifuza ndavuga se Mana ngiye kwiyahurira umwana nabyaye wongera gutya koko bumbigenze. Umwana utaha saa 7 z'ijoro hakaza agahondagura urujya ati ni mu nkingurire nimutakingura ndabicira mu nzu. Urumva nararize byo kurira byaranze, turicara kancira mu maso ati yiba cyari gipfuye. Umwana wawe yavutse ryari? Ntago nzi kugereranya ariko igihe yavutse ndakize yavutse 2008. Akora umwuga w'uburaya agera mu rugo saa 7 z'ijoro. Nge na se twarumiwe twarayobewe nukurara dutera amabuye ahondagura urugi. Urumva akagenda nsebya simugaburira singira gute, agahinda kakanyica ndi nyina naramubyaye nkareba bikanshobera, nkareba aho nagana bikanshobera. Nashatse kwiyahura ndavuga nse Mana niyahurira umwana nabyaye. Ndi mutima nkabwira Imana nti Mana nkomereza umutima nkomeze kwihangana. Biterwa ikintu cyabimuteye, yaje gutoroka rigenda ngagiye mu kazi agenda tutabizi. Umwana turashakisha nge na mukuru we. Mukuru ageze ahamubona mu kabara asanga yicaranye n'abandi bagabo hari gasanze. Aramubwira ati ngiye kugukubita yibona isankingi wicaye mu kabari n'abagabo uruhinja. Niba akazi kakunaniye taho ujye kwicara kwa nyoko cyangwa se kimwe uze mu rugo wanjye wicare. Yihakana yuko n'uwo mwana mukuru batavindimwe. Urumva byo kora arasakuza ageze amahirwe abona arahavuye. Akazi k'uburaya bagatangira atyo. Ikintu nasaba ubuyobozi. Ikintu bivuga ubona bitababaje? Birababaje cyane kuko nanjye nkanye nawe umwana iyo mbibonye nanjye ari gukora ako kantu k'uburaya. Ari muto yari uruhinja numva bindenze. Nge numva naravundicara nkatekereza nkavuga ngo nk'ubuyobozi buriho muri iki gihe bwadufashije bukaduhagurukira kari bwenda bwabishobora nkatwe babyeyi ko twahanye byatunaniye. Kuko nkurikije nkanjye w'umubyeyi naricaye ndahana biranga, ariko nkavuga nti nk'ubu leta iriho ihagurutse igakora ikabakoramo abantu b'uburaya ikabakusanya ikabashyira hamwe, wenda bakumva bakabasha kumvira n'ababyeyi babo. Uragira ngo uranamuhanye akagutuka icyo wambariye, akagutuka ku babyeyi bawe icyo bambariye, ugasanga ariho hahandi ukubitanye n'agahinda ukarira. Ino santre barimo benshi cyane. Isantre ya Gasura hari ikibazo cy'uburaya cy'abana bakiri batoya n'ibiyobyabwenge. Hari abana benshi bavuye mu mashuri banywa ibiyobyabwenge bakiri batoya, n'uburaya bugakorwa abana bakiri bato kuva muri 13 kuzamura. Ariko ikintu cyinshi gituma bakora uburaya hari amabuye y'agaciro badafitiye ibyangombwa, niyo mpamvu n'abana bajyamo bagacukura nyine bigatuma haba uburaya. Twebwe turababara tukagira agahinda kenshi, kandi ubuyobozi nta kintu budakora, bukora ubukangurambaga ariko byaranze. Dukeneye ubundi bufasha. Buteje ikibazo gikomeye cyane twebwe nk'ababyeyi biratubabaza